ngiye kubabwira amakuru ari kuvurwa ku byamamare ndetse ndaza kugaruka ku muhanzi wacu twakunze cyane mu ndirimbo za kera yamenyekanye mu ndirimbo yitwa Nyabarongo, ndavuga Ama G The Black. Ndaza kubabwira ku muhanzi witwa Bruce Melody ubu ngubu ari kubica bigacika mwa kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tuzaza kuvuga ku muhanzi mwiza, umuhanzi ufasha, umuhanzi ufite urukundo, bamwita The Ben Tayiga. Turaza kumugarukaho ndetse ubwo ejo bundi The Ben yagiraga isabukuru y'amavuko yafashije abaturage benshi cyane abahereza ibyo kurya ubwo yari ari kumwe na Pamela. Ibi ngibi yaragaragaye cyangwa amashusho mwagiye muyabona yuko uyu mugabo afite umutima wo gufasha, urukundo rwo gufasha. Ese Bruce Melody hari umuntu yari bwafashe? Ese Bruce Melody hari abantu yari bwafashe? Nibyo tuje kurebera hamwe. Ni nyuma yaho Bruce Melody atangaje yuko cyangwa yatangarije yuko we n'umugore wiwe bitameze neza, ariko ntago ibintu by'umuryango wiwe ajya bizana ku itangazamakuru. Ntago ari we watangaje ko umugore we batamiranye neza, ahubwo yatangaje yuko avuga yuko buri mukobwa wese afite kwegukana umutima we bitewe nuko abibona. Rero avuga yuko ibintu bya famiye yiwe nta muntu ujya ubyinjiramo. Amakuru avuga yuko Bruce Melody yatandukanye n'umugore wiwe byemewe cyangwa byeruye cyangwa ku mugaragaro, ndetse abandi bakavuga yuko ari amagambo ndetse ari amatiku. Ese ukuri kwa nyako ni ukuhe? Bruce Melody yatandukanye n'umugore we, ese ni amatiku? Nibyo koko, aya ngaya ni amatiku. Impamvu bino byasakaye ku nkoranyambaga, muribuka yuko igitaramo cyabereye hano muri BK Arena aho The Ben yari yatumiye Bruce Melody. Murabizi uko habanje kujya havurwa bakavuga umwe agatera igikuta undi agatera undi igikuta. Reka nongere mbibutse ku magambo bagendaga bakoresha. Bruce Melody yivugiye yuko ibihembo afite bakwiye gusagurira abana, bivuze ngo yari arimo akangura intare yacu Tayiga. Tayiga nawe arangije avuga yuko niyo Bruce Melody yakora imyaka 10, Tayiga aretse umuziki nona, Bruce Melody yakora imyaka 10 kugira ngo abone ibihembo Tayiga yagezeho. Ubwo Tayiga ni The Ben, nimvuga Tayiga nibize kubagora. Ibi ngibi rero byatumye Bruce Melody amakuru cyangwa inyamakuru bitangira kumwandikaho, ibindi bitangira kumugendaho. Yarimo yamamaza kino gitaramo azajyamo. Iki gitaramo cyabereye hano muri BK Arena. Nibwo rero bahitaga bamwataka bamubaza itandukana ryiwe n'umugore wiwe, arangije abitera amazi cyangwa abinaga inyuma. Reka mbabwire ukuri kose, nukuri kose cyangwa ni amakuru atari ivumbi ngiye kubagezaho none ahangaha. Bruce Melody ntabwo yagize atandukana n'umugore we, baracyari kumwe kandi bameranye neza. Ndakeka icyo ngicyo turakivivuye, ahubwo tugaruke Bruce Melody hari umuntu yari bwafashe. Ese Ama G The Black we baramwishyuye amafaranga bamurimo? Ese byagenze bite? Muribuka yuko Ama G The Black yigize gusaba indirimbo cyangwa yigize gusaba Melody ngo bakorane indirimbo, Melody akamubwira ngo fata amafaranga birashira, cyangwa aramubwira ngo nywa amazi birashira. Nibwo rero uyu nguyu yagiye kwitangaza amakuru. Ama G The Black avuga kuri kose, avuga kuntu yareze Bruce Melody akiri mutonya, avuga kuntu yari afite studio ndetse ba Bruce Melody aribo bayishakiramo umugati bakarya, ndetse basobanura n'ukuntu bibaga Ama G The Black kugeza izi saha ntago baramwishyura amafaranga yiwe, ariko reba kuntu bari kumwigiraho cyangwa bari kumwihinduka. Nibwo yagiye kwitangaza amakuru avuga yuko Bruce Melody yamureza akiri mutonya cyane, ari umwana uhiga, none amaze kugera kure, amaze kwibagirwa uburibwe yaciyemo ndetse n'ububabare, dore yuko ajya kuri kamera akiyerurutsa akavuga neza, ugasanga arimo arashyira imbere amafaranga. Mwibuke yuko indirimbo yigeze kumuzamura bayita Fresh. Indirimbo nimba muyibuka aririmbisha abakobwa bambaye ubusa, bambaye amakariso gusa. Ngira ngo indirimbo murayizi, niyo ndirimbo yamuzamuye. Reka ibya Bruce Melody tubihagarikira hano kubera ko ntago Bruce Melody yakwishyikiriza Tayiga, koko Tayiga niwe muntu urenze cyane. Tayiga mwibuke yuko yagiye akora ibitaramo hanze impande n'impande, ndetse Tayiga ni umuntu ukora ibintu by'agaciro. Reka mbahereze nk'urugero, muribuka iki gitaramo yakoreye hano muri BK Arena, yazanye umuryango wa Jay Polly, yongera kwibutsa abanyarwanda yuko nimba nyakwigendera yaragiye, ariko hari umuryango
yasize. Ese mu muryango yasize hari umuntu uzafata impano ya se? Mwaba bana hari umuntu uzafata impano ya se? Rero uyu muhanzi ashyira mu gaciro kandi akareba kure. Ubwo yagaragaza umuryango wa nyakwigendera, benshi bararize, abandi batangira kwifata ku munwa, ndetse abandi barishima, abandi batangira kurira. Nibwo rero bibukaga umusitari wabo, ndetse intimba, amarira n'agahinda biraza. Ariko uyu muhanzi buri gihe agiye kuri stage iyo atarijije abantu ntabwo bishobora gukunda. Iyo atarijije abantu nawe ubwe ararira, ariko ku inshuro ntabwo yigize aririra kuri stage. Ngayo nguko rero. Hari andi makuru avuga yuko Pamela yagiye kumasura mu kabari, yashyize imiterere ye hanze. Ubwo yarashyize imiterere ye hanze. Ariko reka no makuru nyasubikire hano, ndaza kugaruka mu kanya mbasobanurira ibindi bivurwa kwa bano ba star. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ariko nugenda udakoze subscribe